N'amakuru ni inkuru y'incamugongo ikomeje gushengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Ni umubyeyi witwa Niyonzima uherutse kwicwa mu buryo buteye agahinda. Nyuma yo kwicwa kwe nta cyakozwe, yewe n'ubuyobozi bw'inzego z'umutekano n'ubutabera ngo ntacyo bakoze. Nyamara ngo hari umugabo bivugwa ko wamuhamagaye kuri telefone, ese wowe wari waramuteye inda ninde? Ngira ngo ibi byose nibyo tugiye kuza tugarukamo bibumbiye muri iyi nkuru. Ariko niba ari ubwa mbere ugeze ahangaha, reba neza ku ijambo subscribe, urikandeho ufungure n'inzogera, like, share na comment, ubundi tujye dukomeza kugenda tubana mu nkuru zacu. Ngira ngo minsi yashize nabwo nabagejejeho iyi nkuru. Kugeza kuri uyu mwanya rero umuryango we uri gusaba ko wahabwa ubutabera ku bantu baherutse kwifatanya bakica uyu mubyeyi wishwe mu buryo buteye agahinda. Uyu mubyeyi akaba yari atuye mu mudugudu wa Gitohera muri komine ya Kibitoke cyangwa se Cibitoke mu ntara ya Bujumbura ngani mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru aturuka mu muryango we bavuze ko uyu mubyeyi ngo ubundi yishwe ku cyumweru tariki ya 21 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Ngo yishwe nyuma y'uko hari hashize umwanya yakiriye telefone cyangwa se telefone imuhamagaye y'umugabo yari amaze igihe akundana nawe, ariko amushinza ko ngo yamuteye inda, kandi ngo iyo nda ikaba yenda no kuvuka. Uwo mugabo ngo arangije ngo agira gutya ngo amuhamagara kuri telefone, cyane ko bari basanzwe banakundana. Ariko ngo nyuma yo kumuhamagara kuri telefone gutyo yaragiye amubwira ahantu amusanga. Nyuma yaho rero nibwo bamubonye ngo yapfuye. Amakuru akomeza avuga ko uyu murambo w'uyu mugore waje kuboneka mu ishyamba, bamuciye umutwe kandi ngo yambaye n'ubusa buri. Bigaragara ko nyine bamwishe yicarubozo, babanje no kumusambanya n'iki, nyine bamwica urw'agashinyaguro. Umuryango we uvuga ko ngo hari n'ibisimba cyangwa se ngira ngo abantu bazi inkende, murazizi, ngo nizo zanagaragaye zikurura ibice by'amaguru ye. Akaba ari nabwo haje kumenyekana ko ari we wishwe. Babanje kubona ari inkende ziri gukurura ibihimba by'umuntu, ariko batazi ngo bimeze gute. Bagiye basanga n'uyu mugore Niyonzima. Ariko kandi bavuga ko ngo aba bantu bakekwaho iki cyaha cyo kuba barishe uyu mugore mu mudugudu wa Gitohera n'ubundi nyine ngo ari uyu mugabo ushobora kuba yaramwishe. Umuryango rero ukaba usaba ko ubutabera bwakorwa kugira ngo hagaragazwe ukuri ku rupfu rw'uyu mugore wakundanaga n'uyu mugabo bivugwa ko yamuhamagaye kuri telefone. Umunyamabanga nshingwabikorwa wa komine ya Cibitoke we avuga ko mu by'ukuri ngo aya makuru ngo atarayazi, ngo ariko ko ngo agomba kubikurikirana. Urumva ibintu bimaze icyumweru ngo nibwo akibimenya, icyumweru kirenga. Ariko kandi hari n'amakuru avuga ko ku itariki ya 27 itariki 27 nyine
aribwo ngo bamenyesheje uyu muryango ko ukekwaho kuba yarateye inda nyakwigendera yamaze gutabwa muri yombi, ari nawe n'ubundi ngo wamuhamagaye kuri telefone. Nk'abantu, uyu mubyeyi yaje kuza kwicwa mu buryo buteye agahinda. Birababaza, ariko abantu benshi bagakomeza kugenda bibaza bati gute uyu mugore yaje guterwa inda yari asanzwe afite n'umugabo we? Ati nawe byumvikane ko nawe nyine yakundaga kujya kureba uko yigenza hirya ku ruhande. Rero amakuru agakomeza kugenda nyine avuga ko ngo uyu mugabo bakundanaga, haje kugera nyine aho wenda banaryamana, kuko ntago umugore yajya kugushinja ngo wamuteye inda mutararyamanye. Ubwo nyine bararyamanaga, nyuma rero umugabo w'undi mugore ngo aza kumutera inda. Muri uko kumutera inda baramuhamagara amubwira ati ariko waneye inda nubwo tuvugana kandi irenda kuvuka. Umugabo arangije afata telefone aramuhamagara amubwira ati ndagushaka unsangana, nk'uko bari basanzwe bahana randevu runaka, ati unsanga aha tugira ibyo tugira, cyane ko n'abantu bari basanganwe kandi banakundana. Umugore arangije aragenda. Muri uko kugenda ngo warategereje ntiyongeye kugaruka, ahubwo hashize igihe nibwo ngo babonye umurambo we uri mu ishyamba, umutwe bawuciye, bamwambitse ubusa. Nyine namwe murabyumva. Nimuhumure, nicyo nababwira. Ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ariko twizera yuko ngo Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we, ariko kandi ngo Imana izahanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ngo ntabwo bizongera kubaho ukundi, kubera ko ibya mbere bishize. Rero nibyo birumvikana, mwabuze uwanya, ariko nimuhumure. Mu gitondo cya kabiri cy'umuzuko, kubizera yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima buzabaho, ubwo tuzongera kubona abacu basinziriye, inshuti, abavandimwe. Rero munkundire nsoreze aha ngaha, kandi mbashimire, mbifurize no gukomeza kugira ibihe byiza. Mbashimire ko mubana na